Tumenye Bibiliya. Iki ni ikiganiro utegurirwa na Dr. Bernard Makegi ukagigezwaho na Transworld Radio. Soma kandi wige Bibiliya usobanukirwe ijambo ry'Imana. Uraho neza nshuti muvandimwe uteze amatwi ikiganiro Tumenye Bibiliya. Amahoro y'Imana nabane nawe. Kaze muri iki kiganiro ugezwaho nanjye Parfait Ntambutsa. Duherukana nkubwira ibyerekeye n'ubutumwa Yeremiya yatanze mu mbuga y'urusengero ku ngoma ya Ekoniya n'umugani w'uko abayuda bagombaga kuba abanyagano. Uyu munsi ngiye kukubwira ibirebana n'ubutumwa bw'ibyiringiro ku cyiciro cya mbere cy'abayuda bafashwe bunyago. Mbere y'uko rero dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, nyemerera tubanze twumve aka karirimbo ubundi ngaruke mu kanya twiganirire. Ukomeze gufashwa mu izina rya Yesu. Sambirana usemerera wamamaza inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana Urakoze kuguma hafi y'inyakiramajwi yawe wiyumvira ikiganiro Tumenye Bibiliya. Kankumenyesha ko twinjiye mu gice cya 29 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Muri iki gice batubwiramo ingingo zikurikira. Batubwira ibyerekeranye n'ubutumwa bw'ibyiringiro ku cyiciro cya mbere cy'abafashwe bunyago. Yemera rero dusomere hamwe muri Yeremiya ibice 29 ku murongo wa mbere. Haravuga ngo aya ni amagambo yo mu rwandiko umuhanuzi Yeremiya yanditse ari Yerusalemu, arwoherereza abasigaye mu bakuru bajyanywe ari imbohe no kubatambyi no kubahanuzi no kuri rubanda rwose abo Nebukadinezari yakuye Yerusalemu akabajyana i Babuloni ari imbohe. Mu gice cya 29 batubwiramo iby'urwandiko Yeremiya yandikiye abayuda bafashwe bunyago ku ngoma y'umwami Yehoyakini. Ibyo wabisoma mu gitabo cya kabiri cy'abami bice 24 guhera ku murongo wa 10 kugera ku wa 16. Nyuma y'iyi ngoma hashize imyaka 11 nibwo ubuyuda bwose bwafashwe bunyago. Ibyo wabisoma mu gitabo cya kabiri cy'abami bice 25 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 7. Izi ni zimwe mu mpanuro Imana yahaye abayuda. Turasoma muri Yeremiya bice 29 guhera ku murongo wa 4 kugera ku murongo wa 6. Haravuga ngo uko ni ko Uwiteka Nyiringabo Imana ya Isirayeli bwira bajyanywe ari imbohe bose abo yateye kuvanwa i Yerusalemu bakajyanwa i Babuloni ari imbohe ati: nimwiyubakire amazu muyabemo kandi muhinge imirima murye umwero wayo, mwishakire abagore mubyara abahungu n'abakobwa kandi mushyingire abahungu banyu n'abakobwa banyu kugira ngo nabo babyare abahungu n'abakobwa bone kuhagwirira mwe kuzatuba. Imana yabwiye abayuda ko nibamara gutuzwa i Babuloni ari abanyagano bagomba gukomeza gutekereza kuri ejo hazaza habo. Ibabwira ko nibagerayo bazashyingirana bakubaka amazu kuko bagombaga gutura i Babuloni igihe kirekire. Muri Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 7 yaravuga ngo kandi umurwa nategetse kuba zabajyanaho muri imbohe muzawushakire kuba amahoro, muusabire ku Uwiteka kuko mu mahoro yaho namwe muzagira amahoro. Twasomye ngo kandi umurwa nategetse kuba zabajyanaho muri imbohe muzawushakire kuba amahoro. Ni nk'aho Imana yababwiye ngo aho muzatuzwa hose muzagira ishyaka ryo kuhasengera. Kuri iyi nshuro abayuda ntibari gukomeza kwigomeka ku Mana, ahubwo bagombaga gucira Imana bugufi bakagendera ku mategeko y'igihugu bari bafatiwemo bunyago. Muri Yeremiya ibice 29 ku murongo wa 10 aravuga ngo ahubwo Uwiteka aravuga ati: imyaka 70 yahanuriye i Babuloni nishira nzabagenderera mbasohozeho ijambo ryanjye ryiza rituma mugaruka ino. Imana yabwiye abayuda imyaka bagombaga kumara mu bunyage kandi basezeranya ko itazabatererana ahubwo kizongera ikabagarura mu gihugu cyabo.
Transworld Radio. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, Sambirana, usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana ihabwa icyubahiro. I Babuloni hari abahanuzi b'ibinyoma banze kwemera ko urwandiko rwa Yeremiya rwari rurimo ubutumwa bw'Imana. Nuko nabo bandikira Yeremiya urwandiko bamubeshya ko ngo Imana yavuze yuko i Yerusalemu hagomba kwimikwa abandi batambyi bashya, kandi ngo Yeremiya ntiyongere guhanura. Muri Yeremiya ibice 29 guhera ku murongo wa 30 kugera ku wa 32 haravuga ngo, maze ijambo ry'Uwiteka riza kuri Yeremiya riti, utume ku mbohe zose uti, uku ni ko Uwiteka avuga ibya Shemaya w'Inehelami, ngo kuko Shemaya yabahanuriye kandi ntamutumye agatuma mwemera ibinyoma. Nicyo gituma Uwiteka avuga ati, dore nzahana Shemaya w'Inehelami n'urubyaro rwe, ntazagira uwo mu rubyaro rwe uzaba muri ubu bwoko, ngo ageze igihe cyo kubona ibyiza nzagira ubwoko bwanjye, kuko yagomeshereje Uwiteka, niko Uwiteka avuga. Birumvikana rwose ko Imana yahanuye igihano kuri abahanuzi b'ibinyoma. Tubona ko Imana yagiye ivuga mu buryo budasanzwe. Imana yabwiye abayuda ko ibyababayeho byatewe n'uko bari bijanditse mu byaha. Ibi byerekana ko Imana izakomeza guhana icyaha. Imana ntiyigeze ihinduka. Abantu benshi bakunda gutekereza ko Imana yo mu isezerano rya kera itandukanye n'Imana yo mu isezerano rishya. Nyamara Imana ni imwe, ntiyigeze ihinduka na rimwe, kandi nta nubwo mu by'ukuri yigeze isaza. Ntabwo Imana yigeze na rimwe igendana n'ibigezweho ngo izane ayandi mahame mashya. Imana iracyari ya yindi. Imana ntabwo yavuze mu buryo bw'amateka gusa, ahubwo yavuze no mu kuri kw'ijambo ryayo. Ndagira ngo wumve uko Petero yavuze. Yagize ati, ariko mubanze kumenya yuko ari nta buhanuzi bwo mu byanditswe bubasha gusobanurwa uko umuntu wese yishakiye. Aya magambo yanditse mu rwandiko rwa kabiri rwa Petero, gice cya mbere ku murongo wa 20. Ngo mubanze kumenya. Iki ni ikintu cya mbere tugomba kubanza kumenya. Uyu murongo tumaze gusoma abantu bawumvise mu buryo bubiri butari bwo. Ikintu cya mbere nuko igihe uri kwiga ubuhanuzi ugomba kumenya ubuhanuzi bwose. Ntabwo ugomba kwiga ubuhanuzi bumwe ngo ureke ubundi. Kandi rwose uko ni ukuri, ariko ibyo si by'umurongo twasomye muri Petero wa kabiri wigisha.
Hariho kandi n'abandi bavuga ko utagomba gufata ubuhanuzi ngo ugire ubwawe wenyine. Ingaruka y'ibi ngibi ni uko bishobora gukura umuntu mu bushake bw'Imana. Ibyo rero sibyo Petero yari havuga. Petero ntabwo yari havuga ku iherezo ry'ibyahishuwe n'Imana, ahubwo yari havuga ku itangiriro ryabyo. Ntabwo ibyanditswe biduha amakuru yose ku ntangiriro y'ihishurirwa. Abahanuzi bo mu isezerano rya kera ntabwo banditse ibyo bitekerereje, ahubwo bandikaga hari umwuka w'Imana ubashoreye, kandi bakandika iby'Imana yabaga ibabwiye. Nshuti yanjye, jye nawe nitujya tugera imbere y'ijambo ry'Imana, tujye tumera nk'abubaraye hasi mu mukungugu. Ibi ntabwo mbivuze gusa nko kwerekana ko turi ubusa kandi turi abanyabyaha imbere y'Imana, ahubwo ibitekerezo, ugushaka n'ubwenge byacu byose bigomba kubarara hasi mu gitaka, hanyuma tukumva icyo Imana itubwira. Iki rero nicyo kibazo abatambyi, abahanuzi n'ibikomangoma bari bafite mu gihe cya Yeremiya, kandi nacyo kibazo dufite uyu munsi, kuko buri wese usanga avuga ngo afite uko yumva ibintu, uko akora ibintu, ugasanga ahera kuri iyo myumvire yipfuye agahakana ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi iba akabikora yibwira ko ari we munyabwenge wa mbere ubaho, nyamara ari we njiji ya mbere mu isi. Nshuti yanjye, Imana niyo yonyine ifite ubwenge bwose, izi ukuri kose kubaho. Ni ikibazo gikomeye iyo abantu bicaye bagacira Imana urubanza, ugasanga umuntu muto cyane yubahuka kuvuga ngo, Mana niba uri mu ijuru, kuko simbyizera neza kuri yo, nkeneye kunyemeza neza ibyo uvuga, kuko ntabyumva neza mu bwenge bwanjye, kandi ubwenge bwanjye bumbwira ko utabaho. Ariko kandi niba unabaho, ndashaka kukubwira ko nawe hari ubwo wibeshye. Nshuti yanjye, mbega ukuntu imvugo nk'iyi yerekana ubwirasi bukabije. Tekereza wenda nk'agasenani kinjiye mu nzu yanjye, maze kakambwira ngo, ntabwo nakunze uburyo wubatsemo iyi nzu yawe, nta nubwo nishimiye uburyo wateye indabyo n'ibiti muri buriya busitani, kandi sinishimira n'ibiryo uteka. Mbese utekereza nabwira iki ako gasenani? Nkagakura muri ya ntebe yanjye, nkakajugunya hasi, ubundi nkagakandagira. Urumva ko iryo ryaba ribaye iherezo ry'ako gasenani. Ariko mbega ukuntu Imana yacu igira ubuntu bwinshi, ntabwo ishobora kudukandagira, kuko yaduhaye amahirwe ya kabiri. Radio Sambirana, 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 Sambirana. Sambirana, Sambirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, Sambirana, usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 usemerera, Imana ihabwa icyubahiro.
twinjiye mu gice cya 30 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya kuva ku gice cya 30 kugera ku gice cya 39 batubwiramo ingingo ya 4 nkuru y'iki gitabo, kandi muri ibyo bice tubonamo ubuhanuzi buvuga ku miryango 12 ya Isirayeli, tukabonamo n'ubuhanuzi bwavugaga ku ifatwa bunyago ry'abayuda ryari ryegereje. Ndagira ngo kandi nkubwire ko ubuhanuzi tubona kuva mu gice cya 30 kugera ku gice cya 39 budakurikirana ku murongo nk'uko ibihe byagiye bisimburana. Ubutumwa tubona muri ibyo bice bwavuzwe na Yeremiya igihe ubuyuda bwari mu mwijima w'icuraburindi, ibintu bitigeze kubaho. Ubuyuda ntabwo bwigeze buba mu mwijima nk'uwo bwari burimo icyo gihe, kandi bwari bukeneye kumva ubutumwa bw'ihumure. Uko niko amateka y'icyo gihe yari ameze. Ingabo za Nebukadinezari bari bahagaze ku marembo y'i Yerusalemu, bari baje kurangiza ubuyuda. Kuri iyi nshuro kandi Nebukadinezari yari yakamejeje avuga ko agomba gusenya umurwa Yerusalemu n'urusengero rw'Uwiteka. Yeremiya nawe yari yafashwe kandi bamubuza gukomeza guhanura mu mbuga y'urusengero yarahagazemo. Mu yandi magambo, Yeremiya yabaye nk'ufungwa. Hari hashize imyaka 7 yose Yeremiya atumvikana n'abahanuzi b'ibinyoma. Ibihe byarihuse cyane, ariko uko umunsi washiraga ni nako ukuri k'ubutumwa bwa Yeremiya kwagendaga kugaragara. Wibuke ko umuhanuzi w'ibinyoma Hananiya yari yavuze ko ubwami bw'i Babuloni buzasenywa mu myaka 2 gusa. Nyamara uhereye aho Hananiya yavugiye ibyo hari hamaze gushira imyaka 7, kandi Nebukadinezari yarahagaze ku marembo y'umurwa. Imbaraga ze ntaho zari zagiye, ahubwo yari yiteguriye gusenya Yerusalemu. Inzabya zo mu rusengero ntabwo zari zicyongeye kwitabwaho, kandi na Yekoniya ntiyaragishoboye kugaruka mu murwa. Ibintu byariho birushaho kuba bibi cyane mu Buyuda. Abayuda bariho barushaho kwinjira mu muriro ukongora. Ubuzima bw'Ubuyuda bwariho burangira. Umurwa Yerusalemu wari bugufi kujya munsi y'amaboko ya Babuloni, kuko Abayuda bari banze kumva ijambo ry'Imana ryacaga mu kanwa k'umuhanuzi wayo Yeremiya. Nshuti yanjye, mbese buri saha yose ishobora kwijima? Cyane rwose. Ubuyuda bwari bugeze aho buri saha imera nkaho ari umwijima kuri bo, kuko ibyo umuhanuzi w'Imana yari yaravuze byari biri gusohora. Kuri iyi nshuro rero Yeremiya ntiyarakiri kuvugana ijwi rigufi, ahubwo yariho avugana ijwi rirerire. Bwacyaga mu Buyuda hari umwijima, bukira hari umwijima, bukongera gucya hari umwijima, ariko nyuma tubona ko hari umucyo waje gutamuruka muri wa mwijima. Sambirana, usemerera, wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 usemerera. Sambirana, sambirana, usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Sambirana, 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 usemerera. Imana yakucyubahiro. Muri Yeremiya ibice 30 guhera ku murongo wa 1 kugera ku wa 2 yaravuga ngo, ijambo ry'Uwiteka ryaje kuri Yeremiya riti, uku ni ko Uwiteka Imana ya Isirayeli ivuga iti, andika mu gitabo amagambo yose nakubwiraga. Hano batubwira ko Yeremiya yanditse ubuhanuzi Imana yari imuhaye. Uribuke ko Yeremiya yarafunzwe, ni ukuvuga ko atari akibona kanya ko guhagarara imbere y'abantu bababwiriza. Muri Yeremiya ibice 30 guhera ku murongo wa 3 kugera ku murongo wa 5 Bibiliya iravuga ngo, dore igihe kizaza nzagarura abantu banjye ba Isirayeli n'ab'i Buyuda bajyanywe ari imbohe, kandi nzatuma bagaruka mu gihugu nahaye ba sekuruza babe ba nyiracyo, niko Uwiteka avuga. Aya niyo magambo Uwiteka yavuze kuri Isirayeli n'Ubuyuda. Uku niko Uwiteka avuga ati, twumvise ijwi rizanywe n'umushyitsi n'ubwoba, si iry'amahoro. Nshuti yanjye, kutumvira ubutumwa bwa Yeremiya
icyo cyatumye ubuyuda butagira amahoro. Abahanuzi b'ibinyoma bakomezaga kuvuga ngo ni amahoro, ariko ni ukuri nta mahoro yari ari mu buyuda. Muri Yeremiya igice cya 30 wera ku murongo wa 6 kugera ku wa 7 haravuga ngo nimubaze noneho murebe ko hari umugabo ugira ibise byo kubyara. None se niki gituma umugabo wese yifata mu mugongo nk'umugore wikunda, mu maso hose hagasuherwa? Ayi, uwo munsi urakomeye nta wundi umeze nkawo. Ni igihe cy'umubabaro wa Yakobo, ariko azakirokokamo. Yeremiya yabonye ko umunsi w'Uwiteka uje, nk'uko n'abandi bahanuzi bari barabihanuye harimo na Yesaya. Abahanuzi bari baravuze ko uwo munsi uzaba ari umwijima utari umucyo, kandi ko abantu b'Imana bazinjira mu mwijima wo mu gihe cy'umubabaro ukomeye mbere yuko binjira mu wundi munsi w'umucyo. Mu yandi magambo, Imana yarababwiye ngo ntacyo murabona, kuko umunsi w'umubabaro ukomeye uzaba mubi cyane kurusha ibihe murimo n'ubundi. Radio Sambirana, 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 Usemera, Sambirana, 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 Usemera. Sambirana, Sambirana, Usemera, Imani ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemera, Imani ihabwa icyubahiro. Usemerera wamamaza inkuru nziza, inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Inkuru nziza ni agakiza kabonekwa muri Yesu Kristo. Sambirana, 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 Usemerera. Sambirana, Sambirana, Usemerera, Imani ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera, Imani ihabwa icyubahiro. Sambirana, 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 Usemerera, Imani ihabwa icyubahiro. Muri Yeremiya ibice 30 wera ku murongo wa 8 kugera ku murongo wa 9 batubwiramo ibyerekeye no kugaruka k'ubwami. Turasoma uwo murongo aho ugira uti, kandi kuri uwo munsi no Uwiteka Nyiringabo avuga, nzavuna imbago yashyize ku ijosi ryawe, nzaguca ku ngoyi. Abanyamahanga ntibazamugira ikiretwa ukundi, ahubwo bazakorera Uwiteka Imana yabo na Dawidi umwami wabo, uwo nzabimikira. Icyo gihe cy'umubaro ukomeye nikimara kurangira, Abisirayeli bazasubira mu gihugu cyabo, kandi Dawidi azazurwa mu bapfuye, yongere kubayobora mu bwami butazashira. Muri Yeremiya igice cya 30 ku murongo wa 18 haravuga ngo, uku niko Uwiteka avuga ati, dore ngiye kugarura abo mu mahema ya Yakobo mbakure mu buretwa, kandi nzagirira imbabazi ubuturo bwe.
nawo umurwa uzubakwa ku birundo by'aho amazu yawo yasenyukiye, kandi inyumba izubakwa nk'uko yari isanzwe. Ibi dusomye ni isezerano ndakuka ry'Uwiteka. None se koko ibi bintu bizaba ryari? Muri Yeremiya ibice 30 ku murongo wa 24 haravuga ngo, uburakari bukaze bw'Uwiteka ntibuzakimirana, keretse amaze gukora agasohoza ibyo yagambiriye mu mutima we. Ibyo muzabimenya neza mu minsi y'imperuka. Mu minsi y'imperuka, aya magambo dusomye n'ubuhanuzi buzabaho mu gihe kiri imbere, buvuga ku bwami bugiye kuza, kandi nyine ibyo bizaba mu gihe kiri imbere. Ndiho nsoza nshuti yanjye, nagira nkubwire ko uyu munsi abantu badamaraye cyane babona Kristo atinze kugaruka, bakibaza yuko bitazaba, ariko nta jambo na rimwe Imana yavuze rigendera ubusa. Igihe kiraje kandi kirasohoye ngo Kristo agaruke kwima ingoma ye. Wabyemera utabyemera bizaba. Kristo azagaruka, kuko ari nta cyavuzwe mu ijambo ry'Imana kitazasohora. Icyo nakwifuriza rero ni ukwitegura uko kugaruka kwe. Naza warizeye uzakizwa urubanza, ntabwo uzatabwa mu muriro utazima, ariko naza utarizera uzarimbuka ushyane n'umwanzi ari we Sekibi Satani. Icyo ngewe nkwifuriza no kwizera umwana w'Imana wagukunze akakwitangira ku musaraba kugira ngo aguheshe ubugingo buhoraho kandi uhinduke umwana w'Imana. Reka dusenge. Uwiteka Mana, ndagusabye kuguma mu byo twasezeranyijwe. Genderera abizera bose bamaze gucika intege, batekereza ko utakije. Ubereke ijambo ryawe, ubasobanurire ko ari ukuri, kandi ko igihe gisohoye ngo umukwe atware umugeni we. Ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Nshuti yanjye, ndagushimiye ko wantije ugutwi mu kiganiro cy'uyu munsi. Reka nongere nkurarikire kuzabana nanjye ubutaha. Ubwo nzagaruka, nzakuganiriza ku gice cya 31 mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya. Muri iki gice hagarukamo ijambo nza ry'inzagihe. Mbese byaba bishaka gusobanura iki? Ntuzacikwe, kuko ubutaha ariho nzaguha ubusobanuro bw'iryo jambo. Ngaho rero amahoro n'umugisha biva ku Mana Data n'umwana wayo Yesu Kristo n'umwuka wera bibane nawe. Icyo cyari ikiganiro Tumenye Bibiliya. Niba wifuza kugira ikibazo, kudutera inkunga cyangwa kuduha ubuhamya, ushobora guhamagara cyangwa kohereza ubutumwa bugufiya kuri telefoni igendanwa. Inomero ni 07 81 27 90 18. Ushobora kandi kutwandikira kuri page yacu ya Facebook yitwa Tumenye Bibiliya, cyangwa kuri email yitwa umucyo.fm@yahoo.fr. Iki kiganiro kandi ushobora kucyumva ku rubuga rwacu rwa interineti ari rwo www.tw.org. Kanda ahanditse ijambo ry'icyongereza rivuga ngo languages, maze uhitemo ururimi rw'Ikinyarwanda.